akurambitseho ibiganza. Erega ijuru n'isi biranyuranye. Babikurambikaho wazagera no mu ijuru intebe y'ubushumba ukayibura. Cyangwa ukarinda usose nta mpano n'imwe y'ubushumba ikugaragayeho. Icya mbere binjya mbivuga nanjye ngahinda imishyitsi, umushumba wa vrai Bibiliya iravuga ngo yapfira n'intama. Umwungeri mwiza agira ate? Ntago numva abashumba bagenzi banjye ko twari twagera kuri urwo rwego. Cyakora numvise umwe muri Kongo mu ntambara y'Abamureri, baraje bashorera abakristo bose barabajyana, abasha guhunga n'umuryango we. Ageze ku gasozi hakurya yumva ijwi rimuhamagaye ngo umukumbi nakuragije urihe? Yawusize. Abwira umugore n'abana ati numvise ijwi ry'umwungeri rimpamagara, mukomeze nkurikiye umukumbi. Arawukurikira, ageze hakurya ku gasozi abona abicanyi barabashoreye, arabahamagara, barahagarara, bahagararana n'umukumbi. Umukumbi ubonye umushumba wabo uranezerwa. Abwira abicanyi ati ndabizi ko mugiye kubica, nari nabashije gutoroka ndi umuryango, ariko ndi umushumba w'uyu mukumbi. None ndabasaba ikintu kimwe, nige wizanye nzanywe no gupfana n'itorero. Uwo mwica mujye mumwica mbere, ariko mubanze mumunyoherereze nganire nawe, maze nanjye muze kunsoza nyuma ya bose. Baravuga bati kuva wizanye icyo usabye kiroroshye. Uwo bagiye kwica bati sanga umushumba wawe, agasanga pastori akamubwira ati ijuru nakubwiraga ugiye kuribona, kandi umwami wizeye ugiye kumugeraho. Akamubwira ati kandi ntugire ubwoba, urugendo ugiye kugenda nta tike rugusaba, nta nubwo ruri bukuraze mu nzira. Ariko niba wumva hari ikintu cyagutandukanya n'ubugingo, wature. Mukristo akaturira umushumba we, akageza ubwo avuga hari igihe abarokore batura ati n'ibindi byose ntazi, Imana ibimbabarira. Akagenda akicwa. Umushumba ni wabicanyi basorejeho. Izo nkuru zivugwa n'uwabashije gutoroka. Umwungeri mwiza agira ate? Apfira intama ze. Mose yari umwungeri mwiza. Imana yigeze gushaka kurimbura Abisirayeli bakoze ikigirwamana, basigaranye na Aroni. Yazamukanye umusozi na Yosuwa. Mose agira inama Imana, ayibwira ati reka nkugira inama, aba bantu nubica Farawo azavuga ko wananiwe kubageza i Kanani. Igarure. Wambereye asaba abantu kubarimbura. Imana iravuga iti reka mbarimbure, nzakororotsa ugira ubu bwoko bunini nkwambutsa toya. Mose yumvise ko Imana ihariranije. Mose ati okay, noneho nsiba unkure mu gitabo cy'ubugingo, nanjye kuba mu bugingo. Abo nsoreye wabishe ntacyo bizama, mpanagura. Mana yumvise Mose agejeje aho, iti sorry, komeza uyobore ubwoko bwawe. Ariko Imana kuko icyo yagambiriye igikora, ihenda Mose ubwenge. Abo yagambiriye kurimbura bose ikajya ibica mu maseri. Mose ntiyabimenye. Uwo ni umushumba
ni umutambyi.